ngo niki gitumye umuntu wese yumva ko intege zibaye nkeya muri Mana. Nkurikiye umuririmbyi, unkurikira umuvugabutumwa, unkurikiye uri umupasiteri, mbese imirimo yose ukorera mu nzu y'Imana cyangwa ukorera Imana, ngo niki gitumye harimo hagaragara intege nke ku bantu benshi batandukanye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe umuntu wese akwiriye kwisuzuma mu ruhande rwose urimo, ukisuzuma ukamenya aho imbaraga zashiriye, ukamenya icyakumazemo imbaraga, ukamenya ikiri gutuma utakigira ibihe nk'ibyatsera. Niki gitumye mutakibasha kumenya ibyo mubana nabyo. Amambere tsera ngo ntabwo winjiraga mu iteraniro ririmo umusinzi cyangwa umusambanyi wa munyamwuka we ngo we kubona ibyo bintu by'ibyaha biri mu iteraniro, ngo ariko musigaye muterana n'abantu basinze, basambanye, abantu bakoze ibyaha runaka bitandukanye, mugaterana nabo icyumweru kigashira, ikindi kikaza ukwezi kugashira, umwaka ukarangira, mugatangira undi mwaka. Mbese mushumba, izo ntama uragiye uzazigeza iyo uzijyana? Birashoboka ko wataye agaciro imbere y'abakureba, birashoboka ko wataye agaciro imbere y'abo mubana, ariko niba umwuka wera ari mu mutima wawe, shira ubwoba. Haleluya, shira ubwoba. Ikureba ikakwitegereza, imenya aho watakarije imbaraga. Ariko niba warazitaye, ariko shuti yanjye iyera yambwiye ngo ni igihe mumaze kubigira nka business. Buraca mu gitondo ugafata Bible ukavuga ngo mfite iteraniro ibunaka, mu ntara ibunaka, mu itorero ibunaka, niwe banje gusenga Imana ngo uyibaze ngo ikubwire iby'urugendo. Niyo mpamvu benshi murogewe muri izo nzira, niyo mpamvu benshi murogewe muri iryo vuga butumwa, mukibaza ngo niki cyabaye. Mbese n'abapagani benshi bari mu rusengero, namwe banyiri gutumirwa no kujya kuvuga ubutumwa, ngo harimo kutaba amaso. Imana yambwiye ngo musabe imbaraga nshya, Imana ikugarukeho utaracogora. Mbese Imana ntiyavuganye nawe nyuma yaho ukadeviya ukajya mu bidashimwa n'Imana? Mbese iby'Imana yavuganye nawe nibyo wicayemo? Dufite abantu benshi bagiye bavugana n'Imana, Imana ikabasubiza koko, ariko iki gihe Imana ije mu bisubizo murimo yasanga uko mwavuganye muzabyitwaramo atari ko mumeze. Imana idufashe cyane. Hele bini staye gide fodra, ariko imbaraga nshya mu kazi urimo, ukeneye imbaraga nshya. Imbaraga wakoresheje umwaka warangiye ntabwo ari zo mbaraga ukwiriye gukoresha mu gihe kije. Ukeneye imbaraga nshya. Imbaraga wakoresheje mu kazi wari urimo, aka kazi kandi urimo, ukeneye imbaraga nshya. Izo mbaraga nshya urazikeneye. Haleluya, ukeneye imbaraga nshya zibasha kukuneshereza. Nimera ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Ukurikira ibiganiro byose bica ku Isano y'Abera TV. Aho uherereye hose no mu bice bitandukanye, Amerika, Aziya, Burayi, Afurika yacu by'umwihariko, mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, evangeliste kandi Joseline. Joseline, aho witonze cyane. Ni ibisanzwe ariko ukabwo witonda. Yego. Ntagenda kubonye umeze utari kwitonda. Ariko nabajije amakuru y'icyo gihe barambwira ngo ni ibintu ngo bita ngo nimba ari patos, sinzi ibyo ngo bibe bigufasha. Ibyo ni ibiki by'ibisazi byitwa ni ibyaye. Ibyo bisazi ni ibya mwuka wera. Ibyo bimwe bikagufata nawe. Nta bindi byamfata uretse ibyo. Ibindi ntabwo bijya bimfata. Umeze neza ariko. Ndashima Imana. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, turashima Imana. Imana iracyaturinze. Amakuru mfite nuko abantu bakubuze, uhugiye mu biki Joseline? Ntabwo bambuze cyane, ariko nayo imaze iminsi ntari kuboneka kuko impamvu zitandukanye. Ariko Imana ishimwe ko nongeye kugaruka, tugiye kongera kubana n'inshuti zacu. Yego. Mbaye bagukumbuye, nta bantu wasuza mbere ko utangiye ikiganiro wabuze. Abakunzi b'Isano y'Abera TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Muri make ubasuhuje muri rusange? Muri rusange bose namwe ndabasuhuje. Yego. Reka noneho rero twinjire mu kiganiro cyacu uyu munsi, ariko kandi mbere yuko twinjira mu kiganiro nk'ibisanzwe tubanza tugasenga. Twama tugusenga, ubundi nkakubwira nti ukunka kuyeho urugendo ko nguko hano ko hategetswe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga n'amavuta kubonekeho. Amen. Amen. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu nziza, Imana ise w'umwami wacu Yesu,
turagushimye turaguhimbaje izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko nongeye kugaruka imbere y'ubwoko bwawe bukurikirana ibiganiro byose bica ku Isano y'Abera TV. Nyemerera ubane natwe muri iki kiganiro, umwuka wera tugote icyo duheje n'imbaraga zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Mamagaye umwuka wera w'Imana ngo azaganze kandi ategeke mu mitima abantu bose bakunda ijambo ry'Imana kandi bagakunda ibiganiro byose bica kuri iyi sheni. Nibahabwe umugisha n'Imana. Ndetse birashoboka cyane ko hari umuntu waba kuri iki kiganiro adafite amahoro yo mu mutima. Ndatura amahoro yo mu mutima ku muntu wese ukunda ijambo ry'Imana, kandi ndatura amahoro yo mu mutima ku muntu wese waba ufite ikibazo gitumye atamerewe neza muri aya masaha. Unyemerere cyane imbaraga yawe ikiza imanuke ku muntu wese urwaye, ndetse n'udafite ibyishimo ahabwa ibyishimo n'Imana, kandi umwuka wera arushaho kuganza muri iki kiganiro. N'abari nje Imana igaragarire muri jyewe, ndisenze nizeye izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwebwe mukurikiye Isano y'Abera TV, muhabwe umugisha n'Imana. Ni Joseline nk'uko bisanzwe, ndabasuhuje n'ubundi. Twari tumaze iminsi tutabonana tudaherukana, ariko nshimye Imana ko nongeye kuboneka. Imana nibaha umugisha mwebwe mudukunda kandi mukanatwandikira muri komenti. Imana ijye ibaha umugisha. Nanone kandi ibitekerezo byanyu birakenewe ku Isano y'Abera TV, mukande subscribe, kandi ndabibutsa ko umuntu wese uyikanze wihangana icyo kiganiro ubanza ukirebe kirangize, kugira ngo iyo nkunga yawe cyangwa se uko kudushyigikira mu buryo bw'ijambo ry'Imana bize kugira umusaruro kuri wowe ndetse n'abandi bose. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko maze iminsi ndimo nsenga, kandi namwe narabasengeye mwebwe mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose bica kuri iyi sheni. Imana ibaha umugisha. Mbazaniye message. Iyo message mwihangane, wenda mufite ubundi buryo musanzwe mumbonamo, ariko Pawulo yaravuze ngo byose nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Uyu munsi ndibwira ko n'ubundi tugiye kugirana ibihe byiza. Tutaratangira ijambo ry'Imana, mfite message Imana yabantumyeho. Nakibaza ngo mbese kubera iki umuntu wese ashobora kugira impamvu zishobora gutuma ataboneka mu nzu y'Imana cyangwa mu bihe byo gusenga. Umurebye wakavuga ngo kubera iki runaka adaheruka gusenga, ataba mu masengesho, ndetse umuntu wese akakubona mu ishusho ugaragara nkaho ubuze imbaraga mu buryo bw'umwuka. Imana yambwiye ngo tuvugane kuri iki kintu kandi tukiganireho. Wowe ukurikiye iki kiganiro, ndagira ngo utege amatwi wumve icyo Imana igushakaho, ndetse nuko ishaka kwitwara mu gihe nk'iki ngiki kiruhije abantu benshi, kikuruhije ndetse kiruhije umuntu wese mu ruhande rwose arimo. Ni igihe kigoranye ku buryo abantu benshi barimo bararushaho kugaragaza intege nke mu bintu by'umwuka. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko intege nke zose wagira, witinya kugaragariza Imana intege nkeya ufite, ahubwo uzura umwuka wera wongera ubwira Imana ngo ni wowe uha intege abazibuze, abananiwe ni wowe ubaha imbaraga. Umuntu wese ucitse intege ahabwa imbaraga, n'imbaraga z'umwuka wera nizo zibasha kumushoboza ibyo atabasha. Ngaho mfasha rero wowe ukurikiye iki kiganiro utega amatwi, wihangane, kiraba ikiganiro kigufi cyane kugira ngo nawe ufite umwanya mutoya uze kubasha kucyumva message uyirangize, kuko Imana ikuntumyeho. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza cyane. Haleluya. Ngo niki gitumye umuntu wese yumva ko intege zibaye nkeya mu murimo w'Imana ukora? Unkurikiye uri umuririmbyi, unkurikiye uri umuvugabutumwa, unkurikiye uri umupasiteri, mbese imirimo yose ukorera mu nzu y'Imana cyangwa ukorera Imana, ngo niki gitumye harimo hagaragara intege nke ku bantu benshi batandukanye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni igihe umuntu wese akwiriye kwisuzuma mu ruhande rwose urimo, ukisuzuma ukamenya aho imbaraga zashiriye, ukamenya icyakomazemo imbaraga, ukamenya ikiri gutuma utakigira ibihe nk'ibya kera, ukongera guhendahenda Imana ikongera kuba mu ruhande rwawe cyane kugira ngo ubashe kongera guhabwa imbaraga. Icyakora cyo nta bundi buryo twabishoboramo, nawe ntiwabyibashisha, kuko twese dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo nimwongere musabe umwuka wera aze cyane, naza muraza kubasha kongera gushobora kuba mu bihe byiza by'amasengesho.
ese niki cyatumye wasengaga amasengesho y'iminsi 40 ukayasenga ukayabasha ndetse ukumva nta n'ikibazo ufite, none ngo ukaba ugeze ku rwego utakibasha no gusenga amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3? Imana yambwiye ngo nkubwire wowe udukurikiye ngo ni gihe ukwiriye gusuzuma ukamenya ikibazo, mbese niki cyakumazemo imbaraga, niki kiri gutuma imbaraga zirushaho kugushirana aho kwiyongera kw'imbaraga z'umwuka mu ruhande rwawe. Ariko nkuzaniye igisubizo kivuga ngo Uwiteka ni uha imbaraga abazibuze. Nta wundi wabasha kuguha imbaraga, oya, ntabwo ari ifiriti nyinshi turi burye, nta nubwo turi bufate igihe kinini cyane cyo kuvuga bagenzi bacu, turi bufate umwanya munini wo kuvuga ku matorero ndetse n'amadini. Ibyo ntibyabasha kuguha imbaraga. Imana ikuntumyeho ngo imbaraga nta handi wazikura uretse muri Kristo. Haleluya. Ongera wuzura imbaraga, ongera wuzura umwuka wera, ngo wabashaga gusengera abadayimoni bakagenda, wirukanaga imyuka mibi ikakumvira ikagenda. Ibuka ngo ibihe byawe by'imyaka yarangiye, winjiraga mu iteraniro ririmo abantu barwaye imyuka mibi, abadayimoni bagatangira gushakisha uburyo bihisha, bakivuga mu mazina bagagenda, ariko ngo ugezaho wirirwa mu iteraniro muroko, munyamwuka, munyamasengesho, muhanuzi, muvugabutumwa, ugezaho wirirwa mu iteraniro rikarinda risoza nta kintu na kimwe amaso yawe akibasha kureba. Witeka yamwe ngo niki gitumye muhuma, kandi turi mu gihe kitari cyo guhuma, ngo turi mu gihe tukwiriye kongera kuba maso, tukongera guhamagara ubumwe bwacu n'Imana kugira ngo umwuka wera yongera abakore ku maso, mumenye ibyihishe muri mwebwe. Ngo niki gitumye mutakibasha kumenya ibyo mubana nabyo. Amambere tsera ngo ntabwo winjiraga mu iteraniro ririmo umusinzi cyangwa umusambanyi wa munyamwuka we, ngo we kubona ibyo bintu by'ibyaha biri mu iteraniro, ngo ariko musigaye muterana n'abantu basinze, basambanye, abantu bakoze ibyaha runaka bitandukanye, mugaterana nabo icyumweru kigashira, ikindi kikaza ukwezi kugashira, umwaka ukarangira, mugatangira undi mwaka. Mbese mushumba, izo ntama uragiye uzazigeza iyo uzijyana? Uwiteka yambwiye ngo mwongere musaba umwuka mu murimo murimo mukora. Imana idufashe cyane. Kandi nanone yambwiye ngo mbabwire ngo uwo mwuka arakenewe, akenewe kushumbye ndetse n'ushumbwe. Ntabwo akenewe kumushumba ngo uyu mwuka wera ananirwe gukenerwa mu bakristo, mu baririmbyi, mu bavugabutumwa, mu badiakoni, ahantu hose uri, umwanya wose uri mu murimo w'Imana. Saba umwuka wera, bitari ibyo ibyinjirana abahumirije nawe birakwinjirana. Helebini stayigide fodra. Ukeneye umwuka wera mama, ukeneye umwuka wera wa mukobwa we, kuko uyu mwuka wera ngo ni uzakuneshereza, uyu mwuka wera ni uzagufasha gutsinda ibyaha, uyu mwuka wera ngo akwigisha ibyo mama na papa batakwigisha, uyu mwuka wera akwigisha ibyo umugabo mwashakanye atakwigisha, mwuka wera guhugura mu cyumba kibanga aho abantu batareba, mwuka wera kumenyesha ikosa wakoze ukaryihana abandi bazi kutarihana. Ariko wowe mwuka wera yakugendereye papa, ngo abasha kukwemeza iby'ibyaha byawe kandi ukabyihana. Dusaba umwuka wera cyangwa ntituwusabe? Imana yambwiye ngo dusaba umwuka wera. Amen. Saba umwuka wera, niwe uzakuyobora mu nzira uri munyuramo. Umwuka wera yakuyobora ntabwo ubusa n'abandi. Icyakora cyukureba yakurebera mu ishusho y'usanzwe, ariko Kristo yakwitegereza ari mu ijuru akabona uri umuntu udasanzwe, kuko uri uw'igiciro imbere y'amaso y'Imana. Birashoboka ko wataye agaciro imbere y'abakureba, birashoboka ko wataye agaciro imbere y'abo mubana, ariko niba umwuka wera ari mu mutima wawe, shira ubwoba. Haleluya. Shira ubwoba. Ikureba ikakwitegereza, imenya aho watakarije imbaraga. Ariko niba warazitaye, injira mu bihe byo gusenga, wongere wuzura imbaraga, ongera wuzura umwuka wera. Mbese niki kiguciye intege wa mubyeyi we, wa mugabo we, niki kiguciye intege? Mbese wa mugore we, niki gitumye wirirwa mu magambo ukamera nk'abandi bose? Ubundi umuntu usenga yatandukanaga n'udasenga, umuntu wamenye Imana yatandukanaga n'utarayimenya. Haleluya. Ngo nico cyatumaga abaheburayo batameraga nk'abandi, abaheburayo kazi batameraga nk'abanyegiputa. None mwababyeyi mwe, none mwabakobwa mwe, niki gitumye muba nk'abandi bose? Uwiteka yantumye ngo mugire itandukaniro ryabo mukorana, mugire itandukaniro ryabo musengana, mugire itandukaniro ryabo muri karitsiye mutuyemo, ngo ariko nta tsindi cyabibashoboza uretse umwuka wera. Imana idufashe cyane. Dutinde kuri iki kintu cy'umwuka wera.
umwuka wera yambwiye ngo aho umwuka uri wera w'Imana ngo abantu ntabwo bigira ibyigenge, ufite ikibazo cy'uko utacyemera guhanwa ngo kandi umunyabwenge yemera igihano ise amuha, niko Salomo yanditse. Niba utacyemera kwemera igihano Imana iguhaye, abantu bose barimo baravuga ngo turi mu bigeragezo, ngo Satani ngo yaduteje ibigeragezo. Oya, yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo ibigeragezo byose biva kuri Satani. Mwibuke ko hari ibigeragezo dushobora kugira. Ibigeragezo ni bitatu: icyo umuntu yizaniye igitewe na Satani, n'ikigeragezo ushobora kugira Imana irimo ipima imbaraga zawe ufite mu gakiza. Mbese ibyo utubwira bikurimo cyangwa ntabwo biturimo? Muri ibyo bigeragezo bitatu yambwiye ngo nkubwire ngo wisuzume umenye ese ibigeragezo ndimo nicyo natewe na Satani, nicyo nizaniye, cyangwa ni ikigeragezo cy'Imana kirimo gipimo uko mpagaze mu buryo bw'umwuka. Imana idufashe cyane. Wowe urimo urageragezwa, ikigeragezo urimo ndakubajije ni iki? Niba ari icyazanywe na Satani, hari uburyo bwo kucirukana. Niba hari icyazanywe na Satani, hari imbaraga zibasha kukinesha. Hamagara Imana izi kurwanirire, Imana ikuneshereza icyo kigeragezo. Ariko nanone niba ari icyo wizaniye, hamagara Imana uyihendahende, uyibwire ngo menye yuko hari amakosa nakoze bigatuma wandakarira, ngo ndetse muri uko kundakarira hakavamo ingorane, umwanzi akansaba, akanteza ibyago, akanteza amakuba kubw'impamvu z'uko ntakiri mu murongo waho narindi. None ndagarutse kugira ngo wongere umbabarire, nongere nk'umwana wawe. Imana iri ready kwakira abantu bateze amaboko. Imana idufashe cyane. Nanone kandi ikigeragezo cya gatatu ngo Yobu yahuye nacyo, ahura nacyo, ari Imana ibyemeye ko ahura nacyo. Ariko impamvu Imana yemeye ko Yobu ajya muri iki kigeragezo akagitindamo akagihuriramo na Satani, Imana ariyo yamutanze, ngo nuko Imana ari yamaze gupima imbaraga za Yobu, ngo isanga afite imbaraga zikomeye cyane zibasha gutuma ava muri iki kigeragezo atikwiyeho kuba inyangamugayo. Niba ikigeragezo urimo ari Imana yacyemeye kukibamo, wa mukobwa we, wa musore we, hari imbaraga ikurwanirira, ntabwo uzakigwamo, bizarangira iki kigeragezo ukinesheje. Imana idufashe cyane. Amen. Muhabwe umugisha n'Imana. Amaboko y'Imana ari bugufi bwanyu, arimo arabahendahenda. Imana ibantumyeho mu gihe nk'iki turimo dushaka kwinjira mu kwezi kwa gatatu. Injira mu kwezi kwa gatatu wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Injira mu kwezi kwa gatatu hari ibintu maze guhindura. Hari inzira wari urimo unyuramo urayizi kuruta bakureba. Aho wowe utagaragaza ko uri mubi, aho utagaragaza ko hari ibyo wangiza, ijisho ry'Imana rirakureba. Hahandi mwibanga ijisho ry'Imana rirahagera, aho abantu batazi ijisho ry'Imana rirahareba. Uwiteka yambwiye ngo iyaba wabimenyaga wa mukobwa we, wa musore we, iyaba wabimenyaga wa mubyeyi we, amakuba n'ibyago Imana yakurinze, wakabaye uri umutangabuhamya wo kuvuga ibya Kristo udafite isoni. Ngo ariko mugeze igihe mugezaho mutagishaka kugaragaza ko muri abarokore, mutagishaka kugaragaza ko musenga. Iyera yambwiye ngo mbabwire ngo ba proud y'ibyubamo, kuko ibyubamo bifite imbaraga kuruta ibyo ugiye kujyamo. Ariko ngo niba wowe ibyubamo utabasha kubiha imbaraga, n'ibyo ugiye kujyamo ni zero. Imana yambwiye ngo muhabwe imbaraga cyane kuko mugiye kuzisaba, kandi izo mbaraga mugiye guhabwa ntabwo ari izo kujyana guhinga, si imbaraga zo kujyana mu kazi. Iz'akazi murazifite, ariko iz'umwuka wera ngo mwongere muzisabe kuko zaragabanutse. Imana idufashe cyane. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, twumva icyo umwuka yongera kutubwira. Iryo ryari yerekwa ndetse n'ihishurirwa nagize ndimo sengera kuza hano kuvugana namwe ubu butumwa Imana ibantumyeho. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice byaho 40, turasoma duhereye ku murongo waho wa 29. Haravuga ngo niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Ayiwe, ngo bazagenda baruhe. Yemwe mwabasore mwe, mbese ntabwo munaniwe? Mbese ntabwo murushe?
uru rugendo murimo niki gitumye mucogora, niki gitumye murimo mwibaza ku by'Imana yavuganye namwe. Ese ko yavuganye namwe mukiri mu bihe byo gusenga mukiyiriza ubusa mukayihendahenda, ngo niki gitumye mucogozwe nuko mumaze kugira ibyo mubona? Erega wari uri musenga kuko nta kazi ufite, ugasenga 7 bavuga ya 21 ukayisenga ukumva hari icyo ukeneye ku Mana, ariko ngo Imana imaze kubisohoza inshuti yanjye ngo wibagirwaho wabivuganiye n'Imana. Imana yambwiye ngo ni igihe ukwiriye kwibuka ko ariyo iha intege abananiwe, abarambiwe, niyibasha kubasubizamo imbaraga. Abashizemo imbaraga z'umwuka, Uwiteka ni ubaha izo mbaraga. Abananiwe n'abacogoye, Uwiteka niwe bongera kubabyutsa. Inshuti yanjye, ongera uhendahenda Imana. Urananiwe koko biragaragara, urimo uragenda wumva imbaraga sigushirana, ibihe byose wagize usenga igisubizo kikubereye kikumaramo ibihe, ariko Uwiteka yambwiye ngo siko byari bikwiriye, ahubwo urakwiriye ko mubagiye gucogora wowe utarimo, mu basore b'imigenda bagiye kunanirirwa mu nzira, nago wari ukwiriye kubamo, ngo kuko Uwiteka akwimenyekanishijeho nanone avuganye nawe ngo ni uha intege ngo abarambiwe, abananiwe ni ubasubizamo imbaraga nshya. Saba Imana imbaraga nshya nizo ukeneye kugira ngo wongere wuzure umwuka wera. Saba Imana imbaraga nshya wongere uhanure ubwirizwe n'ubuntu bw'Imana. Saba Imana imbaraga nshya. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane. Saba Imana imbaraga nshya kugira ngo uhanure ubwirizwe n'umwuka wera. Wajya guhanura wabanje gusenga, wajyaga mu iteraniro wafashe ibihe byo kwinginga Imana ukayibwira ngo ejo mfite iteraniro, ariko nshuti yanjye iyera yambwiye ngo ni igihe mumaze kubigira nka business. Uraca mu gitondo ugafata Bible ukavuga ngo mfite iteraniro ibunaka, mu ntara ibunaka, mu itorero ibunaka, ni wabanje gusenga Imana ngo uyibaze ngo kubwira iby'urugendo. Niyo mpamvu benshi murogewe muri izo nzira, niyo mpamvu benshi murogewe muri iryo vugabutumwa, mukibaza ngo niki cyabaye. Mbese n'abapagani benshi bari mu rusengero, namwe banyiri gutumirwa no kujya kuvuga ubutumwa, ngo harimo kutaba amaso. Imana yambwiye ngo musaba imbaraga nshya. Haleluya. Ongera usaba imbaraga nshya nizo ukeneye. Saba imbaraga nshya wa mubyeyi we, hari imbaraga nshya zubaka urugo. Wa musore we, hari imbaraga nshya wasaba zikagufasha mu myaka urimo. Uri mu myaka igoye, urashaka iterambere byihuse, ariko kubera ko imbaraga nshya ntazo ufite, urimo ureskora kugira ngo umere nk'abandi, urimo urabesha kugira ngo bikunde, ariko iyera yambwiye ngo nkubwire saba imbaraga nshya wa musore. Izi mbaraga nshya zibasha gusoboza abari bananiwe, zibasha kongera kuzuza umuntu wumvaga ko ibyiringiro bye byarangiye. Wari ufite ikibazo cy'uko bibaza ngo mbese senze imyaka myinshi, ariko Imana yavuganye nanjye ntiyabisohoza, maze imyaka myinshi nyisaba umugore cyangwa umugabo, Imana yaratinze. Inshuti yanjye, saba imbaraga nshya Imana izutararambirwa. Saba imbaraga nshya Imana ikugarukeho utaracogora. Mbese Imana ntiyavuganye nawe nyuma yaho ukadeviya ukajya mu bidashimwa n'Imana? Mbese iby'Imana yavuganye nawe nibyo wicayemo? Dufite abantu benshi bagiye bavugana n'Imana, Imana ikabasubiza koko, ariko iki gihe Imana ije mu bisubizo murimo yasanga uko mwavuganye muzabyitwaramo atari ko mumeze. Imana idufashe cyane. Helebini stayi gide fodra, ariko iyera yambwiye ngo iracyabategeye amaboko papa, iracyabategeye amaboko, kuko irabizi ko uru rugendo turimo twambaye inyama n'amaraso, tubona ibiducogoza, duhura n'ibitumaramo imbaraga, ariko umva mesaje kuntumyeho ngo niyihe intege abarambiwe. Haleluya. Warurambiwe, ariko intege Imana ijanye ku buzima bwawe wizikerensa ubu buntu ugiriwe, wibutesha agaciro. Ongera uhamagara iyera uyibwire ngo ndabizi neza ni wowe usubizamo abantu imbaraga. Ntabwo duhora ko twananiwe, nuduhora ko twacogoye, ahubwo uracyadufitiye imbabazi. Imana idufashe cyane kugira ngo ubashe kuduha imbaraga nshya. Imana idushoboze kandi twongere twambara imbaraga. Uyu mwuka wera aze muri wowe akuneshereze, akubashishe, mbese n'iki na kimwe cyabasha kuruta umugambi Imana igufiteho.
n'iki na kimwe cyarwanya ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Ibuka aho Imana yavuganye nawe, ibuka ibintu bikomeye Imana yagukuyemo. Imana yakurinze impanuka kenshi, wararwaye Imana iragukiza, wari utwite urahiga ubwira Imana ngo Mana niwamfasha nkabyara nzagusenga, nzagukorera, nzafasha abakene n'abatishoboye. Mama, nyuma yo kubyara umubabaro ukurangiyeho, ntabwo wibutse gusoza ibyo wavuze. Imana yambwiye ngo mwibuke ko ari yibashisha abananiwe. Warunaniwe koko, ariko Imana izanye imbaraga nshya ku buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo ndetse bazagenda be gucogora, ngo bazagurukisha amababa yabo mu kirere, ngo baguruke nk'ibisiga. Haleluya. Uyu musore w'umugenda, uyu musore uzaguruka, uyu musore uzaguruka nk'igisiga, ni umusore wubashye Imana, ni umugabo wubashye Imana, ni umubyeyi wubashye Imana, ni umwana muto wubashye Imana. Umwe wongeye guhabwa imbaraga nshya, umwe wongeye gusubizwamo intege, umwe wongeye kubwira Imana ngo ndabizi ko ushoboye byose, n'imbaraga zanjye nkeya ufite uko wabigenza nkongera kuzura umwuka wera. Henda Imana yongere kuzuza umwuka wera. Henda Imana yongere gucanire mu buryo bwa mwuka. Erega nubwo batasenga kwitorera aho usengera, nubwo batafata ya 40, wowe ufite ubutware bwo kwiherera mu cyumba cy'inzu yawe ugasenga, ugahenda Imana, ukayibwira ngo ndabizi ko imbaraga zawe zitazira mu rusaku gusa, ntabwo imbaraga zawe zizira mu magurupe, imbaraga z'Imana ntizizira mu rusengero gusa. Wakiherera mu nzu yawe ukavuga ngo mfashe umwanya, nubwo yabisaha imwe. Mama, ngo ufite akazi, ngo ufite ibintu bikugora, wa mubyeyi we, ngo ufite ibintu bituma udasenga, ngo njyewe ntahananiwe. Fata iminota 10 gusa, upfukame imbere y'igitanda cyawe, uhenda Imana, uyibwire ngo ndabizi ni wowe uha imbaraga abananiwe. Ngo kandi abasore b'imigenda nabo baza babasha kunanirwa, ngo bakaruha we, ngo bakananirirwa muri iyi nzira. None wowe niba unaniwe, ntiwibuke ko Uwiteka ari uha imbaraga abananiwe, ntiwibuke ko ari usubizamo intege nshya. N'iki gitumye urangaye mu buryo bw'umwuka? Yera yambwiye ngo haya bini staye gite fodra zobegrere botaya zemeniyanse, ngo Uwiteka ni wa utanga imbaraga. Yewe mubye atanga imbaraga kandi arashoboye, kandi uko ashoboye kuguha imbaraga niko ashoboye kuziha umutware wa, uko ashoboye kuziha wowe wa mugabo ashoboye no kuziha abana bawe. Niba wowe unaniwe kubahugura ndetse no kubacyaha, ibyo ubabwira ntibabyumva, saba Imana iguha imbaraga nshya, saba Imana iguhe kwiza imbaraga z'abasore bazagurukisha amababa, ngo bakaguruka nk'ibisi, kuko Uwiteka ari ubasha guha imbaraga abananiwe. Imana idufasha cyane. Warunaniwe, warubuze imbaraga, intege zari zigushiranye, ariko ijambo riravuze ngo niyo iha intege abananiwe, abarambiwe, ngo ibaha imbaraga nshya. Haleluya. Abasore b'imigenda barimo bagenda bananiwe, barushe n'ukuri, barimo baracogora, barimo baravuga ngo igihe twasengeye twabonye iki. Imana itanga imbaraga, ngo bakagurukisha amababa nk'ibisiga mu kirere. Imana idufasha cyane. Imana iguhe imbaraga nshya. Ukeneye imbaraga nshya papa, ukeneye imbaraga nshya mu kazi urimo, ukeneye imbaraga nshya. Imbaraga wakoresheje umwaka warangiye ntabwo ari zo mbaraga ukwiriye gukoresha mu gihe kije. Ukeneye imbaraga nshya. Imbaraga wakoresheje mu kazi wari urimo, aka kazi kandi urimo, ukeneye imbaraga nshya. Izo mbaraga nshya urazikeneye. Haleluya. Ukeneye imbaraga nshya zibasha kukuneshereza, ukeneye imbaraga nshya zibasha kugutsindira ibikurwanya n'ibiguhiga. Ariko Imana elebini staye gide fodra ivuganye nawe ngo niyo iha intege abarambiwe kandi n'abacogoye. Uwiteka kongera kubaha intege nshya. Imana ije kuguha imbaraga nshya, kandi izi mbaraga nshya uhawe wizikerensa. Ni ubuntu ugiriwe, kandi ubwo buntu wibupfusha ubusa, wihererwa ubuntu kubupfusha ubusa. Ongera wuzura umwuka we, wongera ugira ubuntu, wongera ugira n'ubusabane n'Imana.
wongere ukunde bagenzi bawe uve mu magambo binyufure abo bantu bose bakwiriza mu rusaku fata igihe cyo gusenga niba uri umushomeri nkunda kubibabwira ukaba wumva nta kazi ufite koko wagerageze nta kutagize ariko wiba umushomeri mu buryo bw'akazi ngo ube n'umushomeri imbere y'Imana basi fata umurimo wo gusenga ujye usenga ku manywa na nijoro uyibwire ngo nzi yuko ushoboye byose haleluya Yobu yarabivuze 42 murongo waho wa mbere aravuga ngo nzi yuko ushoboye byose nta na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe yose Imana idufashe cyane wa mubyeyi we nabwo Imana yakureka nta nubwo yaguta nabwo yaguhana Imana ifite umugambi mwiza Imana ibafashe cyane ndabakunda ariko Imana ibakunda kuruta jewe kuko ibyo nababwira ndi umuntu uyu munsi nabibabwira ejo sinongere kubibabwira kuko napfa bikaranzira ariko iyeri itagipfa haleluya niyo mukwiriye guhanga amaso niyo mukwiriye kwiringira mukavuga ngo nubwo imbaraga sari zishize nubwo kwizera byari bindangiyemo nubwo ibyiringiro ntabyo nari mfite nubwo nibonaga nkurangiye Imana igufata nka hari ryo tangira ryawe nubwo wibonaga nkaho ibyurimo bishize ariko Imana igufata nkaho ibyurimo aribwo bitangiye kuko Imana ibona ibyiza mu kintu kibi Imana ikabona ibikomeye mu byoroheje Imana ihimbazwe habwa umugisha n'Imana wowe ukurikira Isano y'Abera TV uhabwa umugisha n'Imana kandi Imana iragukunda cyane niyo mpamvu ikuntumyeho niyo mpamvu imbwiye ngo nkubwire aya magambo kandi aya magambo nuyubahiriza ukongera kumva Imana muri wowe uyibwira ati nkeneye imbaraga nshya Uwiteka yiteguye kuziguha Imana idufasha cyane reka dufatikanya aho uri hose upfuka musenga Imana uyibwire ngo nkeneye imbaraga nshya Imana iraziguha Mwami Imana yacu nziza Imana y'imbaraga n'ubutwari n'icyubahiro Imana ise umwami wacu Yesu Kristo wowe uhimbaraga abananiwe ugasubizamo imbaraga sha abari babuze imbaraga ukongera kuzuza umwuka wera abari babuze ibyiringiro abari batakaje ibyishimo ndetse n'umunezero ukongera kubibaha abari barwaye ukongera kubaha ubuzima butari mu buribwe ndetse n'uburyane ubyutsa abarwayi ku bitanda byo kwa muganga ukabyutsa n'abandi barwariye ku mariri yabo batabashije kubona uburyo ndetse n'ubushobozi bwatuma babasha kwivuza nabizi neza kukoresha imiti y'amoko yose ugategeka uburwayi bw'abadayimoni bugahunga uburwayi muganga abasha kuvura nabwo ugakoresha iyi miti ya muganga ugakiza abantu bawe ubasha no gukiza indwara z'imitima kuko iyi mitima inaniwe iyi mitima icogoye uyu mubyeyi ufite agahinda uyu mupapa ufite umubabaro uyu musore ufite agahinda uyu mukobwa ubabaye uyu mwana muto ubuze uko abigenza uri Imana itanga ibyiringiro by'ahazaza ku muntu haleluya ndagushimiye rengera ubwoko bwawe kandi ubu bwoko waremye uhimbazwe ngaho nyemerera umugisha umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ndetse n'uzagikurikira uwari ubuze imbaraga ahabwa intege nshya n'ukuri abe mu basore bazagurukisha amababa yabo nk'ibisiga kandi bakagenda bekunanirwa kandi bakagenda begucogora uhimbazwe Yesu turagushimiye kubera ko niwe mubibye ukomeye uzi kubiba mu butaka bwiza ngaho ngwino ubibira ijambo mu bwoko bwawe baryumve kuruta uko nge nari wumvisha urakoze kuko mwami Imana haleluya urakoze kuko umugambi wawe ari ukomeye kuruta uw'umuntu uhimbazwe Yesu haleluya izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nirinyembaraga rirashoboye rirakomeye ngo niryo ribasha guhiga mu mutima w'umuntu ngo iri jambo rigahinguranya rikamenya igikwiriye kuba mu mutima w'umuntu n'igikwiriye kuvamo icyubahiro n'ikibi cyawe uhimbazwe kubw'imirimo ikomeye ukoze mu bwoko bwawe budukurikiye nanjye misenze nizeye izina rya Yesu amen muhabwe umugisha n'Imana uwaba akeneye ko namufasha cyangwa ubundi busobanuro kuri message cyangwa ijambo ry'Imana mba ntambukije namuha nimero ya telefone kugira ngo abashe gusobanukirwa cyane ahadasobanukiwe nimero ni 078 91 22 425 ndabakunda cyane Imana ibaha umugisha amen.